Ndi bigaragara bindi ngira ngo Maître Gasominare wenda en complément y'ibyo yaravuze urabona za communication z'akajagari muri Kongo z'abayobozi batandukanye. Therese Kayikwamba yirukiye New York kujya gusaba ko Security Council ngira ngo butuvugana irimo yasabye kuri on short notice cyangwa se byihutirwa inama yihutirwa kugira ngo isuzume yongere kugira ikivuga ku bireba hariya. Twabonye point de presse cyangwa se conférence de presse ya Patrick Muyaya, Sylvain Kenge Major General umuvugizi w'igisirikare ndetse na Julien Paruku. Julien Paruku ni umuntu wabaye guverineri hariya muri Nord Kivu igihe kinini imyaka irenga 10. Wenda ushobora kuba bibaza ko geographically wenda ku karere y'abakazi cyangwa se yabazi imiterere n'imitekerereze y'abantu bahatuye. Ibintu rero byose bagenda batangaza ni ibintu bigaragaza ko bari instable, bacanganyikiwe batazi icyo gukora. Ingero naziguha, Patrick Muyaya aravuga ati ngira ngo mwabonye interview yahaye France 24, TV5 Monde na RFI. Yaravuze ngo, ndavuga mu magambo ye, je cite: la guerre avec le Rwanda c'est une option envisagée. Avuze ngo la guerre avec le Rwanda c'est une option envisagée. Icyo ni kimwe. Hanyuma noneho arongera aravuga ati ubwo ni ukuvuga ngo intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ubu ngubu niyo gahunda ikurikira. Ukuvuga ngo ubwo ariko we mu mitekerereze ye, niyo mpamvu ugiye kukwerekaho ari maradorwa muri communication. We mu mitekerereze ye, iyo umaze kuvuga ngo ikintu c'est une option envisagée, ni ikintu kitarabaho. Or intambara irahari. Hanyuma ku rundi ruhande, ariko intambara ntabwo ihari hagati ya Kongo n'u Rwanda. No, attention. Ndavuga ibyo yivugira. Yavugaga ndavuga ibyo yivugira. Nkurikira neza. Yego. Arongera akavuga ati, arongera akavuga l'agression twatewe n'u Rwanda. Yego. Kugeza ubu noneho Karema akavuga ko M23 n'existe pas. Ntabwo ihari. Ntayihari, turimo kurwana n'u Rwanda. Ubwo se nta contradiction wumvamo? Nta contradiction wumva ku muntu ushinzwe communication ya gouvernement aho avuga ko la guerre ni option envisagée, donc à venir. Hanyuma nanone akavuga ati hari twatewe n'u Rwanda. Hanyuma ikindi cya kabiri nanone muri meme communication akongera akavuga ko M23 nanone ifashwa n'u Rwanda. Ibi ndabivuga Maître Gasominare arabizi. Du point de vue juridique, soutien à une rébellion, donc gufasha umutwe w'inyeshyamba cyangwa wigumiye ku butegetsi, nicyo bita agression état à un autre état. No kuvuga ngo igihugu cyateye ikindi. No kuba hari igihugu gifasha umutwe w'inyeshyamba urwana n'ikindi gihugu. Ibyo bintu biratandukanye kuko muri droit international bifite icyo bita conséquences juridiques zitandukanye. Ngira ngo ni ibintu wenda Maître Gasominare tu peux clarifier ibyo mvuga kuko nibaza ko byumva, kubera yuko gufasha umutwe w'inyeshyamba no kuba ari igihugu cyateye ikindi ubwabyo bigira ingaruka zitandukanye mu rwego rw'amategeko. Ntabwo hari ikimenyetso cyabihwanye. Nta kimenyetso, ntabwo ari ikimenyetso cyabihwanye. Donc nuvuga ngo soutien à une rébellion, noneho attaque, agression état contre iyindi leta. Donc ni ibintu bibiri bitandukanye, niyo mpamvu nakubwiye ngo bifite conséquences juridiques zitandukanye. Muri iyo communication nanone, donc nukuvuga ngo ubwo urumva ko harimo za incohérence na za contradiction. Deja aravuga ati intambara irashoboka, kandi ubundi akongera akavuga ngo u Rwanda rwaraduteye turi mu ntambara n'u Rwanda. Donc icyo urumva ko izo ni za contradiction. Hanyuma ikindi, mugenzi we umuvugizi w'igisirikare we aravuze ati u Rwanda rugomba kumenya yuko intambara itaratangira. Ngira ngo mwarabibonye muri iriya aho bari bavuye mu nama na President Tshisekedi, ari naho yatangarije ko Cirimwami yishwe. Donc aravuga ati u Rwanda rugomba kumenya ko intambara itaratangira kandi mu minsi mike igiye gutangira.
sibyo yavuga ngo ndavuga uko yabivuze la guerre n'a pas encore commencé elle va bientôt commencer. Donc ubwo rero ibyo aba bantu bombi icyarimwe niki nubwo wajya kureba muri constitution ya Congo ntago aba bantu bombi nta numwe muri bufite uburenganzira bwo kudekarara intambara kandi barayidekaranye nta bubasha bafite ntabwo bafite. Patrick Moya yadekaraye intambara ku Rwanda na Sylvain Kenge nk'umuvugizi w'igisirikare nawe adekaraye intambara ku Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo ni kimwe, ariko ubwo bikirizaga intero yatewe na Perezida Tshisekedi cyane nyine barayikirizaga ariko kugeza ubu Tshisekedi nawe uretse ibyo yivugira bya bindi bye bya Mwendere Skarimushe n'ibiki byose bya disikuru electoraliste n'ibindi byo gushaka amajwi kera mu gihe cy'amatora, kugeza ubu ngubu za nteko ya mitwe ye yombi ntabwo arayiteranya ngo avuge ko yadekaraye intambara ku Rwanda. Icyo ngicyo ni ikindi. Donc urumva rero ibyo ngibyo izo icya kabiri urabona yuko basa naho bentimida abanyamakuru bakababwira ngo nta munyamakuru, ubwo ni ukuvuga ngo nta munyamakuru wemerewe kuvuga ko FRDC irimo gutsindwa. Hanyuma ikindi cya kabiri nkuko nahoze mbikubwira twigeze hashize igihe ushobora kujya muri archive zawe ukabibona, nigeze nkubwira ko ziriya ngabo z'akajagari komandoma yazi zagorana. Ndakubwira ngo Kongo nakunze kukubwira nti ifite intwara ariko nta gisirikare igira. Ifite igisirikare bita heterocrite, ni igisirikare kigizwe n'ibyiciro bitatu nakubwira. Ni igisirikare kigizwe n'abantu donc ni ukuvuga ngo kigizwe n'abantu b'indarutsi, abantu b'inkonkobotsi n'abantu b'inturumyi. Ndabikubwira gute? Abazi ikinyarwanda baraza kumenya inkonkobotsi, indarutsi n'inturumyi icyo bivuga. Donc ufasha abantu bahoze kwa Jean Pierre Bemba, yego, ufasha abasirikare bahoze kwa Mobutu, ufasha icyahoze ari AFDL, donc uvuga ngo Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, ufashe abantu vanye muri za Nyatura, ufashe za Mayimayi, ufashe FDLR, sibyo? Ufashe za groupe zindi zose, kuko kugeza ubu tanto bavuga imitwe irenga 130, tanto bavuga 220, kugeza ubu n'imitwe y'ingabihara nta uyizi. Noneho ongeraho Wazalendo, noneho ongeraho remercenaires bariya wa Wagner. Icyo ni kimwe, sibyo? Hanyuma icya kabiri, uyu munsi bararega u Rwanda kwica amategeko mpuzamahanga, ariko nibo ba mbere bayishe, kuko kugeza ubu Loni ubwayo byantangaje kumva Antonio Guterres nka SG wa secretary wa UN nawe akora declaration nk'iyo mwabonye. Ntabwo nibaza ko akwiye kuba ari urega u Rwanda kwica amategeko mpuzamahanga, azi neza yuko arimo kuvugira, arimo gufata position y'igihugu gikoresha communication wavugaga. Ubwo nicyo rimwe nakubwira ngo ibyo nibyo nita ubwo nkubwiye ibigize coalition. Noneho ongeraho MONUSCO, yego, wongereho SADC, yego, Sami DRC, ubu haje South Africa, harimo Malawi, harimo na Tanzania. Donc noneho ushyireho na MONUSCO, ngaho mbwira noneho ushyireho n'ingabo z'u Burundi. Kandi ibi bigurupe byose nakubwiye, buri kimwe cyose kigira komanda wacyo, kigira boss wacyo. Kuko kugeza ubu ngubu ngira ngo n'uyu Ciremwami wapfuye, haraho umuyobozi wa kamanda wa Wazalendo yamugararizaga, yamuha amabwiriza akanga kuyubahiriza. Donc ni ukuvuga yuko ikigaragara nuko icyitwa cacophonie en terme de commandement mu ngabo z'akajagari nk'izi ngizi, kuko nta ingabo zidafite structure izwi. Ngira ngo wigeze kumva nicyo gisobanuro cyo kuba M23 ikomeje kwigarura uduce twinshi. Nigeze kukubwira ko ni intege nkeya mu ngabo n'imiyoborere yazo. Nigeze kukubwira ko M23 izabanyanyagiza kubera izihe mpamvu. Jewe ntabwo ndi umusirikare, ariko amateka y'intambara zose twakurikiranye ku isi, kugira ibikoresho ni sawa. Ntabwo hatsinda inarume bien équipée. Donc aka kajagari coalition ibikoresho bitsinda. Iyi coalition ya Congo iri bien équipée, ifite ibikoresho, ariko iri désorganisé, irakora mu kajagari. Icyo ni kimwe. Hanyuma M23 ni umutwe umwe ufite structure, sibyo, izwi. Niba Makenga atanze amabwiriza nayo ngayo, kandi Makenga ngira ngo ntiwigeze umubona ajya kwifotoza selfie, sibyo? Ajya kwifotoza selfie, umuntu ujya kuri champ de bataille akagenda nta helmet, iyi helmet safety cyangwa se protective yambaye ibintu by'ibinyenyeri hano, nta bulletproof afite, bakita akanyamasyo. Okay, akanyamasyo. Hanyuma Ciremwami akaza ngo sisi tuko
n'amayinite spéciale arimo akanga abantu ashorewe n'abantu 70 kandi ubwo ni ukuvuga ngo aba bantu aba batipe ba mudahusha hejuru yawe hari drone irimo gutanga amashusho kuri adversaire sibyo ni ukuvuga ngo byanga bikunda barakubona ni ukuvuga ngo ruriya rupfu n'uburyo generali uri mu ntambara nta muntu nibwo bwa mbere nabonye generali wambaye inyenyeri kuri champ de bataille donc ni ukuvuga ngo nabyo ni ibintu biri stupid ikindi ni ukubona bari abagenerali ba pe ngira ngo wababonye n'abantu bakwiye kuba bajya kurera abuzukuru barashaje pe barashaje urabareba ugasanga ejo mon père papa wanjye afite imyaka 82 ejo yarampamagaye yarambwiye ati we turangana ni ukuvuga yuko hari ikibazo gikomeye iyo ufashe ciri mwami ugafata na Rukika Rusisi hari umuntu ukunda kugereranya iki gisirikare ibintu byo muri Kongo n'ibyo mu Rwanda agafata Rukika Rusisi agafata na ciri mwami akabegeranya donc ni ukuvuga ngo kuvuga nk'abanyambagaho donc igereranya ryabo ntabwo turi bukifa donc ubwo rero icyo rero nari ndimo kukubwira narabikubwiye ko bari abantu bafite ibikoresho arome jusqu'au dents nahoze mbareba bamwe birukanka kandi wabonye ko na South Africa yatangiye gusatakaza abasirikare Malawi Monisco même chose donc ni ukuvuga yuko kugeza ubu ngubu bo bahisemo option y'intambara ariko yabananiye ariko mu bigaragara nkuko twabivuze wenda turaza kubivuga dusoza igisubizo cya hariya nuko bari abantu bazicara bakaganira kandi ibintu bijyanye n'imishyikirano n'intambara byose bigenwa n'ibyo nakomeje kukubwira byitwa rapport de force urumva l'équilibre de force ni ukuvuga ngo either muranegusya cyangwa muratakaza byose hari n'igihe M23 none izageraho nayo ivuga iti yamaze kubona ko idakwiye kunegusya n'umuntu umunyantege nke ivuga iti turashaka byose donc either simbizi niba ariko bizagenda ariko nahoze ndeba kuri map 95% bya Nord Kivu M23 irabifite reka tuze kubigarukaho mu kanya honorable unyemerere ngaruke kwa Maître Gasominari mwese muremeza ko iki cyari cyumweru mwise ngo kiri decisive icyumweru gikomeye muri iyi ntambara hagati ya FARDC nabo bafatanya nayo barimo FDLR Wazalendo ingabo z'u Burundi ingabo zo muri SADC ndetse n'abacancu ariko akomoje ku kintu kijyanye na communication wenda ababizi neza batubwira uruhare rwa communication mu gutsinda intambara icyo ibijyanye n'itumanaho cyangwa se communication bifasha mu gutsinda intambara ariko atinze kuri communication muri iki cyumweru ya leta ya Kongo wowe uravuga iki kuri communication ahubwo noneho ya M23 yo yateguje abantu iti iki cyumweru turataha Goma noneho nta banga ririmo Goma turaje bwacya bati duhaye amasaha 48 ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyije nazo bose kare tukaza kubona irindi tangazo mu 23 ivuga ngo nyabuna ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa ikirere cyose cya Goma kirafunze indege igikoresha ubwo yirwarize icyo twavuze nuko twagifunze na mbere yaho iyi M23 ikaba yari yasabye ko abaturage ba Goma bongera guhabwa amazi n'amashanyarazi uko byari bimeze iyi communication ya M23 vis-à-vis cyangwa se ugereranyije n'iya leta ya Kongo yo wayibonye ute tukiri muri iki cyumweru ndimo ndivugira iki cyumweru nibyo iki cyumweru nari nabivuze cyaranzwe n'ibintu byinshi ahubwo nari nibagiwe ikintu cy'ingenzi nuko muri iki cyumweru ariho n'umujyi wa Minova wafashwe niho umujyi wa Sake wafashwe niho M23 yafashe na turiya duce tundi twose two muri Kivu y'Amajyepfo kubijyanye rero na communication ugereranyije communication ya leta na communication y'umutwe wa M23 mu by'ukuri ni nk'ijoro n'umunsi ibyo M23 ivuga aba ari ibintu bifite gahunda kandi uko ibivuze niko ibikora ntabwo yivuguruza nta nubwo ivuga ibintu bivuguruzanya nta nubwo igira abavugizi umwe akavuga ibye n'undi akavuga ibye ngira ngo ni honorable Evode yarabivuze kakofoni cyangwa ivuguruzanya muri communication cyangwa mu buryo bwo gutanga amakuru ku ruhande rwa leta
ni ibintu bigaragarira buri wese kuko buri muntu wese arabyuka akavuga ibyo ashaka ariko iyo bigeze ku mutwe wa M23 mwarabibonye iyo bavuze ngo turashaka gukora iki ngiki nicyo bajya bakora ubwo bajya batangaza ikindi bari bukore gikurikiyeho ari uko cya kindi cyarangiye banagaragaza kuko bavuze yuko batazakomeza kwihanganira kubona abaturage bicwa mu mujyi wa Goma n'ibindi bikorwa byose binyuranyije n'amahame igihugu kigomba kugenderaho bikorwa ko abaturage ba Goma bafite uburenganzira bwo kubohorwa kimwe n'abandi baturage ngira ngo nibwo mwabonye uriya mujyi wa Sake wari warigize communication yabo ni systematique uriya mujyi wa Sake wari warigize akaraha kajyahe wabonye yuko bahise bawufata hanyuma barazamuka kuva aho bari uyu munsi babanje gutanga amasaha 48 nk'uko babivuze amasaha 48 ngira ngo ari hafi kurangira ariko mu kanya mbere yuko twinjira ahangaha muri studio nasomaga yuko biriwe mu mishyikirano y'uburyo abasirikare ba leta bashaka kurambika intwaro noneho ikibuga cy'indege bakakirekera MONUSCO akaba ari ikigenzura ariko noneho ahantu hose harangwa ibikorwa bya gisirikare umujyi ugatekana ariko bisobanuka bite ko nyine umutwe nka M23 cyangwa se ukurahe icyizere cyo kubwira ingabo zingana kuriya zose twavuze uko zingana iza leta FARDC MONUSCO yaziteye ingabo mu bitugu bakababwira ngo mushyire intwaro hasi none se byumvikana bite umutwe nta n'ikintu cyumvikana biroroshye kubyumva byumvikana bite kubyumva kubabwira ngo nimushyire intwaro hasi nuko mudashoboye guhangana natwe aho barwanya na hose barabatsinda rero barababwira bati kugira ngo hatagira abaturage bahagirira ikibazo hatagira ibintu byangirika n'aha hose mugeze murabona ko mudashobora kuduhagarara imbere twabagira inama y'uko murambika intwaro mukarinda ubuzima bwanyu ibyo tubarinda n'ubuzima bw'abaturage nimureke guhanyanyaza mutahashirira kubera ko mu by'ukuri intambara yarabananiye mugira ngo murabyibuka iyi ntambara ahantu ikomoka icyo cyizere M23 reka nkubwire aho gikomoka M23 ngira ngo murabizi kuva itangiye intambara icyo yavuze yaravuze ati ntabwo dushaka gufata uduce dushya icyo dushaka nuko twumvikana na leta tukicara ku meza y'ibiganiro tukaganira tukagira ibyo twumvikana intambara ikarangira M23 igihe cyose irwana iyo yatewe yitabara iyi ntambara rero iyijyanye mu mujyi wa Goma yatangiye ite umuryango w'ubumwe bwa Afurika umaze gusezerera ingabo z'abarundi zari muri Somalia Tshisekedi yagiye Bujumbura gusaba izo ngabo ngo arazikeneye zijye muri Kongo aho zahereye zagiye ahantu hitwa Ingungu hari abasirikare bake ba M23 bari barinze abaturage bisanzwe n'ahantu bari bamaranye igihe kirenga umwaka bagenzura izo ngabo zose z'abarundi zanganaga na brigade ngira ngo na batayo ebyiri zari batayo nk'eshanu ziteranyije zateye abo basirikare batagera no ku 150 aho hantu hitwa Ingungu uko bashakaga ngo gufata Ngungu bagakomeza ngo bakajya gufata Rubaya dore ko ibibaba mu mutwe ari ukujya gucukura amabuye ya Rubaya ko ngo ariyo bemeranye mu masezerano y'uko bagombaga kujya gucukura ubwo rero byatumye umutwe wa 23 wegeranye imbaraga uragenda utabara abasirikare babo bari Ingungu ariko noneho binavamo yuko bafashe n'ahitwa za Gasake na za Rumbishi na za Numbi n'umujyi wa Minova ndetse na Bweremana n'umujyi wa Sake bazamuka bajya kuri Goma ariko iyo umuntu yaguteye ariko hari ikintu renzeho wenda badukurikiye bibajije ngo amasezerano y'u Burundi na DRC avuga iki amasezerano y'u Burundi na DRC icyo yavugaga nuko u Burundi bwagombaga kuza gufasha ingabo za DRC nazo zigahabwa uburenganzira bwo gucukura amabuye y'Irubaya no kuyacuruza ibyo ntabwo ari ibanga abantu bose barabizi ngira ngo byari ibirombe byahoze ari bya societe yitwaga SMB y'umudepite wo muri Kongo ukomoka mu bwoko bw'abatutsi witwa Mwangacucu Edouard ni ukuvuga ngo bakimara gufata Edouard no kumufunga no kumwambura ayo mabuye yasezeraniwe guhabwa Ndayishimiye n'igihugu cye nyuma yuko mu by'ukuri nyuma yuko Edouard yamburwa ayo mabuye yari yarahawe muri umuna wa Perezida Tshisekedi bivuga ngo
Uburundi bwagombaga kuza busimbura murumuna wa Tshisekedi mu mabuye ya Rubaya. Ni nayo mpamvu n'iyi ntambara naho ngaho yari ishingiye, bari baje bashaka gufata Ngungu bakomeza bagira Rubaya, kuko FDLR zari ziri ahantu hitwa Gatare, bari baziharunze kugira ngo zizahure n'abo bazamukaga bava Ingungu bahurire Rubaya, niko gahunda yari iteye. Ariko siko byagenze. Ayo makuru yaje kujya hanze aramenyekana, nawe akugeraho? Arazwi cyane, ibyo ari byose icyo dushinzwe no gukurikirana no gucukumbura ibintu biba. Nawe urebye no gushishikara kw'abarundi ntabwo bishingiye ku busa. Iriya ni intambara ishingiye ku nyungu, kandi ni inyungu z'imiryango n'abantu bamwe na bamwe, ntabwo ari igihugu. Nibona nubwo ari abana b'abarundi bahagwa, ariko baba bagiye guharanira inyungu z'agatsiko k'abantu. Ntabwo ni nk'ukuntu uyu munsi birirwa amahanga asakuza ngo abantu bajya muri Kongo gucukura amabuye, ariko ibirombe bikomeye by'amabuye y'agaciro muri Kongo bikontorore n'umuryango wa Perezida Tshisekedi. Ahatari barumuna be haba hari bashiki be, ahatari bashiki be hari baramube, ahatari baramube. Ni uruhererekane rw'umuryango, ni ikiryango, niko bigenda. Icyo rero navugaga kugira ngo baze kuri Goma, nuko iyo menace yabateraga, iyo threat bari bafite y'abo basirikare bose ni hariya bari birunze. Rero kugira ngo batongera guterwa byabaye ngombwa ko bakurikira umwanzi aho yagiye. Ni strategy z'intambara, ni strategy z'intambara. Rero kuba ngo babumvira ngo bakashyira intwaro hasi nuko badashobora kubatsinda ku bya gisirikare. Reka mbaze wenda Honorable Evode, harimo ikintu kisa naho wenda kigora abantu kucyumva muri iri tangazo rya M23 twavugaga, aho ibwira Wazalendo ikabwira FRDC ngo muri bene wacu nimushyire intwaro hasi, kandi barwana. Muri bene wacu ntacyo tubatwara, icyo tubasaba ni ugushyira intwaro hasi gusa. Wenda ingabo z'amahanga FDLR bo nibagende, ariko mwebwe nimushaka muze twifatanye, mwebwe muri bene wacu. Iyo mitekerereze cyangwa se iyo mvugo ya M23 abantu bamwe barabirebaga bakavuga bati ubwo si igipindi. Hari ibintu nanze kugusobanurira, ndakureka ngo ubyisobanurire. Nakubwiye ngo ingabo ziri mu byiciro bitatu zirwana hariya. Abo bantu M23 nyine irabona ari za nturumye. Rega inturumyi ni ukujya mu Rwanda cyawe cyagora. Umva zareka nkubwire. Cyangwa bamwe bari buze no kubyitsa, ariko oya ntabwo ari ibitutsi. Uze kubaza bazi Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni ukwiroha mu bintu utazi impamvu zabyo. Ni ukuvuga ngo Wazalendo bose barimo bararwana mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Tous ces danseurs de Kinshasa bose barajya Kinshasa bakavuga. Ngira ngo narindimo nkubwira mukanya, narindimo nkubwira ibya Julien Paruku. Julien Paruku yararimo avuga ngo ziriya 48 batanze ngo nizo gutoragura imirambo, ngo no kugira ngo bongere biyoruganize, ngo babonaga bari gutsindwa. Noneho ukavuga utari ko uyu muntu arimo aramanipira abaturage, nibura amakuru ahari kandi afitiwe facts ku rugamba, arayazi arayafite. Ikigaragara rero nta n'ikindi. None se ibi byo mu ntambara ya hano, mu ntambara yo kubohora igihugu, ibi byo RPF niyabivuze ibonye fare barimo kuyabangira ingata, nta bantu uzi bashyize intwaro hasi za Kigeme hariya bakanigarura kurwana bakabireka. Oya, ukiri aho ngaho nyemerera gatoya Honorable Evode, usibye n'ibyo bihe bya kera uvuga, mu minsi yashize mu mwaka wa 2023 General James Kabarebe ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, yakomoje ku kiganiro yagiranye kuri telefone n'uyu wari umuyobozi wa FDLR, akaba ari General Pacifique Ntahunguka alias Omega. Hari muri 2009 ngo bavuganye ari ku musozi wa Rubavu. Aravuga ati twaraganiriye ngerageza kumwumvisha ko akwiriye gutaha, muha n'ingero za bagenzi be batashye bari bari kumwe muri FDLR, ariko yanga kumva. General James Kabarebe akaba yarabivuze ni mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2023, yabivuze ari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo yari mu gikorwa cy'umuryango Unity Club Intwararumuri muri kaminuza ya UTB.
reka tuze kugaruka mu kanya tuvuga icyo yavuze icyo gihe, ariko icyo twagarukagaho tukivuga kuri FDLR ni uko nk'uko mwavuze ibi gikorwa byabaye muri iki cyumweru harimo n'igikomeye cya madamu wa perezida Tshisekedi nawe wagiye gusura ngo inkomere zo ku rugamba, ariko hagaragaye ifoto y'umwe mu barwanyi wasuwe n'uyu mu First Lady wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite tatuwaje ya CRAP yego. ngira ngo abantu bashobora kureba hano ku mafoto barabibona, ngira ngo nabyo mbivuze kubera ko mwari mukivuga ku kijyanye na communication, ahari umenye iyi ngiyi yo yabacitse. First Lady n'abajenerali bagiye gusura umu FDLR wakomeretse. ntabwo yabacitse bagiye gusura inkomere zakomerekeye ku rugamba barwana. Ntabwo mu by'ukuri bari bazi ko umwe mu bantu bagiye gusura bagiye kwereka isi ari umurwanyi wa FDLR ukomoka muri unité ya CRAP kuba atabizi ni unité commando ya FDLR, bivuga commando recherche et action en profondeur. Nicyo CRAP bivuga, ni umutwe wihariye w'ingabo zidasanzwe za FDLR zayoborwaga na Colonel Ruhinda nawe waguye muri iyi ntambara. Muravuga ko iki noneho ari ikindi gihamya bidasubirwaho ko FDLR koko nyine ubwo iri muri FARDC. Ngira ngo abantu bamwe bagendaga mu minsi ishize bavuga ngo FDLR iba muri FARDC. Oya, ni nayo yagize resistance Sake, ni ibintu bigaragara nta banga ririmo. Ni nayo yagize resistance ufite kuko buriya hari abantu babiri, nibyo nahoze nkubwira. Hari intambara udashobora gutsinda, intambara yo kuvana abantu kuri gakondo yabo. Niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo M23 ntishobora gutsindwa intambara, kuko impamvu bikubwira nuko niyibeshye gatsindwa intambara izaba irangiye, bizaba ari ukwirimbura. Nuko barimbura bizaba ari ukuvuga ngo donc ubwo ni ukuvuga ngo turarangiye, ni ukurimbuka. Donc M23 gutsindwa intambara c'est suicidaire. Icyo ni kimwe nabwo ubwabyo byaba ari ubwiyahuzi. Ni ukuvuga ngo rero barwana nk'abantu badafite icyo baruzinga, badafite icyo batakaza. Hanyuma FDLR nayo irabizi neza yuko FARDC itsinzwe nayo ntifite aho ijya. FDLR nabo barwana nk'abiyahuzi. Donc ni ukuvuga yuko rero abo bariya wazarendo n'ubundi M23 no muri za guerre conventionnelle, intambara amategeko agenga intambara, gutanga ultimatum ukayiha donc entre les belligérants, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora gutanga ultimatum, hari n'ukuntu mushobora kuvuga muti hari abantu bagomba kuba evacué nk'ikibuga cy'indege, ukavuga muti abantu indege ziri ku kibuga zo zishobora kugenda ariko nta yindi zo. Kandi ibyo bintu wajya kureba ugasanga abantu impande zombi zirwana zishoboye kubyumvikanaho, bakavuga bati nta mirwano iri bubere kuri aeroport as long as abantu bahari n'indege zihari zirimo kuhava ariko nta zindi ziza. Sibyo? Ibyo ngira ngo mu kanya maze no kubona hari communique nabonye nanone ivuga isa naho iri muri uwo mujyi w'ibyo navugaga. Yego, ari indege ziri Goma zishobora kuhava ariko ko ubu ngubu nta zindi zirimo kwinjira. Ibyo nakubwiraga ngo ibintu bijyanye na ultimatum byo kuvuga ngo tubahaye 48 heures muri abavandimwe, muri abene gihugu nkatwe. Sibyo? N'izi ntera hamwe zarimbuye ahangaha nabo n'abanyarwanda. Wari wumva se duhakana ubwene gihugu bwabo? Ni intera hamwe ariko z'inyarwanda. Ce sont des criminels rwandais. Ce sont des génocidaires ariko n'abanyarwanda. Ariko wari bayoboye twabivuze ndetse nanabonye ku rubuga rwa Twitter Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yabikomojeho, aravuga ati First Lady cyangwa se Madamu wa Perezida Tshisekedi asuye izi nkomere, hanagaragaramo uyu nguyu wo muri uyu mutwe wihariye wa FDLR wa CRAP
uko ari umwe mu bakomerekeye urabona ukuntu urugamba. reba ukuntu iriya nterahamwe ireba impuhwe za kibyeyi yirebe neza deja buriya hari amafoto reba icyo bita body language. Ariko icyo navugaga honorable unyemereye nuko ni inkuru yamaze gusakara ko uwayoboraga nyine n'ubundi FDLR ibarizwamo n'uyu mutwe wihariye wa CLAP ari we General Pacifique Ntawunguka yamaze kugwa muri iyi ntambara. Ariko se asize uruhe rwibutso ko yaganiriye na General James Kabarebe muri 2009 akamubwira ko ngo atazagaruka mu Rwanda hasigayemo atashobora kugaruka mu Rwanda ngo hakirimo umututsi n'umwe. Ese igisubizo cya General Kabarebe cyo cyabaye ikihe? Umva inkuru y'ikiganiro General Kabarebe yagiranye n'uyu wayoboraga FDLR General Pacifique Ntawunguka alias Omega. Uwo mugabo witwa Pacifique bita Omega hano haruguru ari uyobora ingabo za FDLR aho ukomoka hano muri Rubavu. Umugore waba hano muri Rubavu twahuye kenshi cyane. Abana be umwana we umusore yarangije KIST muri engineer twahuye kenshi cyane. Twahuye kenshi umusore we yarangije KIST yibera hano kuri buruse ya leta. Undi nawe yagiye kwiga mu Bushinwa umukobwa we kuri buruse ya leta. 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri. Nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hari eta major ya division y'aba ba commanders. Mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone. Ndamuhamagara Pacifique ni Omega tiniki twavugana ati twavugana aturinde ni General James Kabarebe atambo aturambwira iki? Namubwira ne Pacifique iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura n'aho izakugeza? Ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije. Yarayoboye FDLR yaraje yarakiriwe bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenze Evariste yaraje ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006 twaramwakiriye. Ubu General Murenze Evariste ubu niwe komanda wa division ya 5 iyobora mu Mutara. Aba bose ko baje ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri amashyamba mwavuyeyo ko mwaza tukabakira? Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwira, ati nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique uribeshye, niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera akandagira mu Rwanda. Zirangiye atakandagiye rero. Wabyumvise? Urumva uriya muhigo yafashe, abatutsi hano barahari and they are here to stay for good and forever. Ni ukuvuga ngo ubwe yararimo kugendera ku muhigo udashoboka, kandi yaguye mu ishyamba agiye gufumbira ishyamba, kuko n'ubundi yari yariyemeje ibintu bitazashoboka. N'ubundi niyo ataza kugwa ku rugamba, utekereza umuntu ufatiye commitment yo kuvuga ngo nzagaruka mu gihugu nta mututsi ugihari? Uyu ni generali w'igihugu, nta mpamvu. Ni ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo. Kandi uwo muntu niba ari kamanda, ni ukuvuga ngaho ibaze abayobora nabo batekereza nkawe, abayobora nabo bameze nkawe. Birahura na za mpungenge z'u Rwanda rukomeza kuvuga ruti. Nagerageje gutrackinga, nagerageje gushaka mu bantu bakoze genocide hano bari mu gisirikare cya kera. Uriya muntu ntabwo arimo.
ntiyashobora gukora jenoside mu bantu bakoze jenoside kuko jenoside yabaye ari umunyeshuri yiga pilotage mu Bufaransa yiga gutwara indege ni umupilote ubwo ni icyo cyamukiye ni ukuvuga ngo yenda ngira ngo yari birahura na bimwe mu Rwanda ruvuga ko FDLR ntabwo ari ikibazo ni teoloji ntabwo ari abantu aha niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu araza donc ni ukuvuga ngo ntabwo yari ahari ariko umva icyo kintu ni ukuvuga ngo urwo rwango icyo kintu ngaho mbwira ukuntu niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo uwo muntu na M23 ni kurusirikwe nakubwira ngo hari abantu barwanira kubaho hari abantu kuvuga ngo turarwana cyangwa dushire yego turarwanira uburenganzira bwacu niyo mpamvu nakubwiye ngo intambara hatsinda impamvu yego umuntu arwana nakubwiye ngo intambara yo kurimbura abantu no kubaka gakondo yabo nta muntu ujya uyitsinda ntayo nzi intambara y'ubwoko nayo ntushobora kuyitsinda hanyuma ikindi ni ukubera yuko nanone nk'uko ubibona nakweretse ko hatsinda inarume disipurine kuruta inarume DNKP ifite ibikoresho byinshi ni nacyo kigaragara ni nacyo intambara zerekana no mu ntambara yari iri ahangaha niyo mpamvu nagiye nkompara ngereranya aba bantu baharaniraga gutaha babohoye u Rwanda abantu ndavuga ku ntambara nari ndimo kujya mu ntambara iri hagati ya 90 na 94 yego noneho wajya kureba ukareba ya mahame 8 bari bafite ntabwo kurwanira ubwoko byarimo marigere ko amateka yagaragazaga ko abantu birukanywe mu gihugu bakabuzwa uburenganzira bwo kuba mu gihugu amajorite barabatutse ariko ikigaragara nuko uribuka ingabo zaje haziyobowe na Colonel Mayere muri 90 abafaransa ababirigi baraje hano abakomando b'abafaransa baraje abo kwa Mobutu baraza bose bajya muri iyi ntambara irabananira hirundamo interahamwe irabananira genda ingapo bigeze muri jenoside ikiswe jenoside populaire ariko en réalité ni jenoside d'etat ni nacyo cyabaye ahangaha ni ukuvuga ngo rero bariya nabo ahantu barimo guca birukanka umututsi bahura nawe baramusya cyangwa umuntu wese ujya gusa nawe kubera yuko niyo mpamvu mubwira ngo impamvu barwana barimo bararwanira inyungu z'abantu abo ni sere danseur de Kinshasa babashora bakabasunika mu ntambara batazi impamvu barimo kuyirwana ntabwo ushobora kurwana intambara yo guhakana ubwene gihugu bw'umuntu yo kumwima uburenganzira afite mu gihugu nahoze ndimo kureba nigeze kureba umugabo witwa Olusegun Obasanjo yego Obasanjo yabaye perezida wa Nigeria buriya ni umusirikare hagati ya 60 na 64 ubutumwa bwa mbere bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye bwabayeho bwabereye muri Kongo yari Monique oya Onuque yari Onique yes nibyo yari Onique niyo yaje kuba Monique iza kuba Monique iza kuba Monisco kera donc nuvuga ngo yari iri mu ngabo zaje icyo gihe muri Kongo yitegereza amateka ya Kongo arayareba aranababwira ati we cya kintu duhora tuvuga yuko abaturage b'i Kinshasa haba ari uburyo bw'imibereho haba ari ururimi haba ari imico haba ari ibiki ni igihugu gifite abaturage ufite DRC ni igihugu mu gifaransa icyo bita pays donc DRC is a country c'est un pays mais c'est pas une nation aho wajya impaka n'abantu ubwo rero ushobora ubwo icyo nshaka rero kukubwira aho wajya impaka n'abantu ntabwo biteye impaka reka rero icyo avuga habaho icyo twita mu gifaransa ni ikibazo cy'amategeko des états hakabaho na des états nations hari des états ziba zifite plusieurs nations à leur sein bivuga ngo hari za nation nyinshi ariko mu gihugu kimwe ni un pays ni un état ariko ntabwo ari une nation ahubwo harimo plusieurs nations exactement naho jare yarive ni nabyo naringiye kukubwira Oluseguno we igisubizo yabonaga hafi arimo gupropoza ni federalisme nk'iyo muri Nigeria nk'iyo muri Ethiopia donc ni ukuvuga ngo we nicyo gisubizo abona hafi ariko akavuga ati rwose iyi ntambara Tshisekedi arimo ntabwo azayitsinda ni ukuvuga ko reba imaze imyaka ingana gutya ariko icya kabiri uzi ko muri 2012 2013 M23 yaratsinzwe completely iragenda irongera iragaruka
kubera ko ikibazo kitakemutse, umuzi w'ikibazo uracyahari. Ni ukuvuga ngo ushobora gutsinda intambara ya gisirikare y'amasasu, ariko ntabwo nubwo wazana utane hano, nubwo wayizana hano ushobora gutsinda iyo ntambara, ariko iyo ntambara ntabwo n'ubundi impamvu wayitsinda, impamvu abantu barwanayo ntiwayikuraho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kibazo nikidakemuka abantu nibataganira ngo gihabwe umurongo, ndakubwira nti M23 M24 kuzageza ku mubare wose ushaka zizakomeza gukora. Icyo bagomba guha kwemera impamvu barwana nicyo bivuze kuvuga ngo ni opposition politico-militaire. Opposition politico-militaire mu gihe Kinshasa yo ivuga ko ari abateroriste, tanto yemera ko ari abateroriste ubundi kavuga ko batabaho. Erega ni nacyo kibazo nkomeza kugira cya kibazo cy'akaduruvayo kabo muri communication. Rimwe baravuga twavuga ko yatangiye kubona intsinzi mu birebana na diplomasi, niba ku rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bashobora nyine kubaha ishingiro ry'intambara barwana. Ntabwo il ne faut pas jouer avec le vocabulaire. Ntabwo umuntu wakuvuze ngo ni opposition politico-militaire, uwo muntu ntabwo ari umusazi, azi icyo ibyo bivuze. Ntabwo ari impanuka. Oya, ntabwo ari impanuka. Ntabwo umuntu apfa gukoresha terminology nk'iriya atazi icyo avuga. Kandi African Union hari aho yagezeho iravuga iti mwadufasha, ariko ubu abanyafurika natwe dushobora kwikemurira ibibazo bitureba. Ni nayo mpamvu nuriya muhuza wa Joao Lorenzo, muribuka ko ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hanyuma nubwo abanyaburayi bakomeza kuvuga bagasakuza bakavuga ngo mugire gutya, erega biriya bintu byose ngewe iyo ndimo kubireba mu buryo bw'amategeko na biriya bavuga ngo agression, ubushotoranyi, uriya agression ngewe nta muntu wagresa undi. Techniquement parlant, juridiquement parlant, iyo tuvuga amategeko mpuzamahanga, l'agression ni igihugu cyateye ikindi, sibyo? Ni igihugu giteye ikindi. Icya kabiri, buriya bari abantu muri DRC mu 2006 muzi ko bagiye muri ICJ, International Court of Justice, ntibagira ikintu bakurayo. Iyi agression rero mwe mukomeza kuyivuga, European Union kayivuga, abantu bivugira bakabivuga, abantu bose bashatse bagakora za declaration bashaka, ariko iyo agression igomba kuba juridiquement établi par la Cour internationale de justice kugira ngo twemeze ko ihari. Kuko kugeza ubu agression ni abantu biganirira, kuvuga ngo hari impuguke za ONU zabyanditse, kuvuga ngo Muyaya yabivuze, ibyo bintu byose biracyari ibintu by'abantu biganirira nyine. Ariko kugeza ubu ntushobora kuvuga ngo hariho agression. Ariko ikintu perezida yavuze gusa, yaravuze ati nibibeshya nibatera u Rwanda, we are ready to defend ourselves. Ibyo rero bavuga, turi ready gucunga umutekano w'iki gihugu no kurengera abaturage bacu. Biriya rero barimo kwiganirira, ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ndimo gutekereza yuko iriya terminology yakoreshejwe na African Union ntabwo twavuga ngo ni intsinzi mu rwego rwa diplomasi, ariko ni point de départ nziza kuri M23. Nibura batangiye kumva impamvu irwana, nibura ku rwego rwa African Union. Nawe ni kubyumva Maître Seminari? Mu by'ukuri nanjye niko mbyumva, kandi ngira ngo ni kuva intambara ya M23 yatangira, leta ya Kongo nibwo yatangiye gukoresha za vocable zitari zo kubita umutwe w'iterabwoba. Ngira ngo uretse umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango uhuriweho n'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, East African Community, SADC, ndetse n'umuryango w'abibumbye, nta muntu n'umwe wigeze yadopta iriya mvugo ya leta ya Kongo yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba. Rero yenda umuryango w'ubumwe bwa Afurika wateye intambwe, noneho ubita uko bagombye kwitwa, kuko ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bafite ishami rya politiki n'irya gisirikare, barwanya leta kuko hari ibyo batumvikanaho. Mu by'ukuri umuntu wakoze ririya tangazo
uretse kuba ari umuhanga mu bya diplomasi, uretse kuba yumva iby'amategeko, ariko ni n'umuhanga no gukoresha guhitamo amagambo, ni umuhanga mu ndimi ajyanye na facts zihari. ni ukuvuga ngo facts zihari. Uyu munsi niba umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushyiraho umuhuza perezida wa Angola bavuga bati kiriya ni ikibazo cya politiki kigomba gukemurwa mu buryo bwa politiki, mu by'ukuri ngira ngo wakurikiye Maître Gasominari nkunganiye gato, wabonye ni wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki. Thabo Mbeki nawe yabigarutseho, yabivuze kenshi, n'uyu munsi yongera arabivuga. we yabivuze kenshi. Icyo nagira ngo mvuge ni uko niba haba umuryango w'abibumbye, haba umuryango w'ubumwe bwa Afurika, haba umuryango wa East African Community, haba na SADC, bose bahuriza ku kintu kimwe, ikibazo kiri muri Kongo ni ikibazo cya politike kigomba gukemurwa hakoresheje uburyo bwa politike. Twese turabizi neza ko nta muntu n'umwe ushobora kwemera kujya kuganira n'umutwe w'iterabwoba. Ntabwo n'abo bantu bose ari abasazi bavuga bati nimugende mujye kuganira n'abariya bantu, nuko bazi ko atari umutwe w'iterabwoba. Kandi bishimangira ibyo twavugaga mu kanya, ntabwo umutwe w'iterabwoba ujye ufata agace ngo ukayobore, ukagaruremo umutekano, ukazanemo iterambere. Kuko uyu munsi ngira ngo ejo mwabonye itangazo basohoye bavuga bati abashinzwe gutanga amazi n'umuriro mu mujyi wa Goma bagomba kubiha abaturage, kubera ko igikorwa bakoze byo guca umuriro n'amazi ni igikorwa kibangamiye uburenganzira bw'abantu. Iyo M23 iza kubishaka kuzimya umuriro kuri Goma, urugomero rw'amashanyarazi ruha amashanyarazi umujyi wa Goma ruri Matebe, Irucuro, rugenzurwa n'umutwe wa M23. Ntabwo bakeneye no kurasa isasu ngo bangize amasinga, bashobora kugira gutya bakagira switch bakamanura hanyuma ibintu byose bikazima. Rero ntabwo umutwe w'iterabwoba ushobora kubungabunga ibikorwa by'amajyambere, ntabwo umutwe w'iterabwoba ushobora kubaka imihanda, ntabwo ushobora gusibura imigende, ntabwo ushobora kugarura umutekano mu baturage, ntabwo ushobora kongera gutangiza amashuri, ntabwo wasana amavuriro, kandi nibyo umutwe wa M23 ukora ahantu hose wafashe. Rero rwose umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndabona uri mu nzira nziza ushaka yuko ikibazo gikemuka, kuko barimo barabwira Kongo ngo ibyo muvuga ntabwo ari byo, ukuri ni uku nguku, kandi niba mushaka gukemura ikibazo murebe inzira mugomba kunyuramo. Babyita recadrage muri diplomasi. Erega Divin, ntaribagirwa gatoya buriya M23 ngira ngo hari aeroport, hari ya Goma, noneho hari n'iya Kavumu. Kavumu muri Sud Kivu vers Bukavu. Ni ukuvuga ngo ziriya ni point strategique, kuko niho Kinshasa indege zizana ibikoresho bya gisirikare. Ni ukuvuga ngo zose niho ziko. M23 rero nimara kuhakontorora biraza kubagora no kongera gukomeza kuzana umusada. Hanyuma icya kabiri nubwo nakubwiye ngo iyi ni intambara à la fois irimo ibintu byinshi. Aba bantu bose basakuza nabo bashobora kuba bavuga batari ko iya aeroport niyo twanyuzagaho amabuye yacu, ya yandi iriya mitwe yose yiba ariya yose bacuruza, nuvango indege zose zayapakiragazi zose zahagurukiraga Igoma. Bakavuga bataba abantu bahafashe, eske aba bantu nabo tuzadiringa neza nkuko twadiringaga n'abari abajura. Noneho bakavuga bati aba bantu bashobora kuza bagashyiraho amategeko, bagashyiraho structure, donc zatuma n'ibiciro byacu bizamuka. Bashobora kuba batinya gukorera mu mucyo. Yes, bashobora kuvuga bati M23 ishobora kuzikazana ibintu byo gukorera mu mucyo mu gihe twari tukorera mu kajagari. Kandi bari barusahurira mu nduru, kuko deja izo aeroport zombi Goma na Kavumu M23 nimara kuzifata nta ndege yongera kugwa hari. Ariko M23 iyo ntiyakwishimira nyine gukorana n'ibi bihangange by'abanyembaraga. Oya, ndavuga indege za Kinshasa. Yego. Iza Kinshasa donc nuvuga ngo nta nimwe, ariko M23 ntabwo iri buhagarika ingendo, ntabwo iri buhagarike ko aeroport ikoreshwa, kuko nayo ntabwo iri bufunga ubuzima bw'abaturage. Sibyo? Donc nayo ntabwo yabyanga nyine, ntabwo yabyanga gukorana n'abanyembaraga nkuko urimo kubivuga, ariko ikigaragara cyo nuko aba bantu bose byamaze kubacanga, niyo mpamvu urimo kubona babuza ayo bacira nayo bamira, bafite akajagari muri ko. Igisigaye ni amatangazo. Reka nyemerera dukubitirira Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Ntabwo nzi na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo yari yagerayo. Kagabo, wiriwe neza? Mwiriwe neza Divin. Amakuru ufite mu nkengero z'ahari kubera intambara cyangwa se imirwano ku ruhande rw'u Rwanda ni ayahe, Kagabo?
murakoze Divin, nibyo wenda niza kugira ibyo mvuga mwakomojeho mu nyihangane ntabwo nakurikiye byose, ariko icyo navuga ni uko amateka asa n'agiye kwisubiramo. Umujyi wa Goma urasumbirijwe n'ayo 23 yawugose, kandi wugota mu buryo butandukanye n'uko yigeze kubikora mu bihe byose byabanje. Ubu ngubu abantu bari muri Goma uburyo bafite kugira ngo babe bayivamo, bamwe nuko baca mu Rwanda, abandi bagaca y'Ikivu, kuko n'ingendo zo mu kirere ntizishoboka kuko yamaze guhagarika ikoreshwa ry'ikibuga cya Goma. Impamvu nabivuze ngo amateka yaba agiye kwisubiramo ni n'ikintu nyine umuntu yareba mu bijyanye na politiki y'aka karere, kwisesengura kubera iki bigeze aho ngaho bakongera kwisanga aho hantu. Ni uko ikibazo cyari mu 23 bagikemuye amajyejuru ntibinjire mu muzi w'ikibazo nk'uko bamwe mu basesenguzi ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwakomeje kubigaragaza. Ikindi ni uko M23 n'akarengane k'igihe kirekire ubona kabubatsemo imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, ku buryo iyo unarebye uburyo batangiye bubura imirwano mu kwezi kwa 11 2021, wabonaga ko ari abantu badashaka kugira uduce bafata, baranabitangazaga, ahubwo bavuga ko birwanaho mu gihe bagabweho ibitero, bikabakurura no kugira ahandi hantu bafata bakanahayobora, nk'uko abo muri kumwe muri studio bakomeje kubisobanura. Ni nabwo buryo rero bakomeje kugenda bafata uduce runaka. Uranabyibuka ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wohereza ingabo, hari uduce bemeye gutanga kugeza igihe Kongo yirukaniye izo ngabo, bakongera bakatwisubiza, M23 ikatwisubiza. Uyu munsi rero abantu bose bakaba bongeye guhaguruka kubera ko M23 isumbirije Goma, ariko ikaba yarabikoze ibanje kugenzura uduce twose tw'ingenzi twegereye Goma. Navuga ko nkuko bavuga ngo barabikora kinyamwuga, ari imisozi iri hejuru yose ikikije Goma, ari imihanda y'ingenzi yaba yagemura ikintu icyo ari cyo cyose barayifashe, ku buryo uyu munsi rero umuntu uri muri Goma afite imbaraga nkeya ugereranyije n'izo M23 yaba ifite. Ariko gihe cyo ngarukaho cyane ni ukutavuga ikibazo nyacyo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. M23 iravuga iti aho ngaho mutubuza kujya niho dukomoka, niho ababyeyi bacu bakomoka, bari mu nkambi z'impunzi hirya no hino, abatari mu bihugu byo mu karere barajyanwa mu bihugu by'amahanga ya kure. Icyo rero kikaba ari ikibazo kuko aho hantu ababyeyi babo bavuye hafashwe n'imitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside nka FDLR igizwe n'abaje bahekuye u Rwanda. Ariko ikindi kintu kirimo kizamuka niyo ngengabitekerezo igenda ikongera mu karere, ingabo z'u Burundi zikayisamira hejuru zigafatanya na Kongo, noneho hakatera imbere cyangwa se imvugo z'urwango zikarushaho gufata indi ntera, kwica abantu, yica rubozo, ubavangura ushingiye ku cyo bari cyo. Naho ubibonera Divin, nuko unabona harimo umunyamakuru wa Sky News yahohotewe muri Goma, baravuga ngo barebera byitwa bya morphology, kuvuga ngo umuntu arasarya ari amategeko 10 y'abahutu yigishwe mu Rwanda, buriya yarigishwe no muri Kongo, ku buryo bareba umuntu uko agaragara bakavuga baturiya n'umututsi. Uwo munyamakuru yahohotewe. Ni nabyo byakomeje kuba muri iyi myaka. Hanyuma rero abasesenguzi benshi n'abantu bagaragaje kino kibazo bakibaza impamvu iki kintu kititaweho cy'imvugo z'urwango, kwica abantu ushingiye kuko basa, ibyo ntibyakomeje kwitabwaho, ahubwo hakabaho nyine ihuriro nakita ikibi ry'ubugizi bwa nabi rihuje ingabo za Kongo, iyo mariage y'ingabo za Kongo na FDLR. Ariko M23 uko bigaragara yishatsemo imbaraga nyuma y'urupfu rw'uwo wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Byagiye binavugwa yuko umwe mu bayobozi ba FDLR, General Omega, nawe yaba yarishwe. Ibyo ni ibintu byemejwe n'abantu benshi. Ibyo rero bikakwereka yuko uku kwanga kuganira na M23 byatumye bishakamo imbaraga zirenze izo bari bafite, bituma rero bashyira igitutu ku butegetsi bwa Kinshasa. Mu Kinyarwanda burya baravuga ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje gukingirwa ikibaba na bimwe mu bihugu bifitemo inyungu, kubera yuko nk'iyo urebye bino bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru wabonaga yuko FDLR iracukura amabuye y'agaciro, baratwika amashyamba, barahinga, ariko babikorana na bimwe muri ibyo bihugu. Ukabona yuko rero Kongo yabahishiye n'ikubite ntibabwize ukuri. Uyu munsi rero M23 kubera yuko yishatsemo izo mbaraga, n'abasesenguzi twagiye tuvuga bakomeje kugaragaza yuko nko gufata nka Masisi, ahantu nka Masisi kuri territoire, gufata ahantu nka Minova, yongera ku handi hantu bagiye bafata kera, igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru ko bamaze kugifata. Bibaha rero ijambo ryo kuvuga none uyu munsi n'abaterana
bashobora kuzahindura imyitwarire kuruta uko batigeze babyitaho mu myaka yabanje. hanyuma Kagabo tubwire mu gace urimo kuganamo cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda hakuno mu karere ka Rubavu ibintu byifashe bite? Twahoze tukurikira amakuru avuga ko kuva kuwa gatandatu ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi hakomeje mu Rwanda kwinjira abantu navuga ngo bakoresha ibyangombwa mu buryo busanzwe bakanyura ku mupaka, ndetse uyu munsi umupaka muto uzwi nka petite barriere leta ya Kongo yarafashe icyemezo cyo kufunga hakoreshwa grande barriere gusa. Mu kanya nabonaga amashusho avuga ko usibye abakozi ba Loni bahungishirijwe i Kinshasa, ariko hari n'abandi noneho bari bahasigaye abakozi ba MONUSCO nabo bafashe iyi modoka ngo binjire mu Rwanda banyuze kuri grande barriere. Ibijyanye n'abinjira mu Rwanda hari amakuru ufite? Nibyo Divin, umupaka muto wa petite barriere leta ya Kongo yawufunze. Nibutsa ko ari umwe mu mipaka itatu inyuraho abantu benshi muri Afurika, wari usanga ufunga saa 9 bahisemo kufunga. Ibyo uvuga rero abantu bafite ubushobozi baba bakorera Loni n'indi miryango baranyura ku mupaka munini bakunda kwita grande barriere cyangwa se la corniche. Abo rero bakomeje kwakirwa hano, bamwe rero bakaba bajya wenda mu mahoteli, abandi bagakomeza baza nk'i Kigali kugira ngo batege bajye za Kinshasa cyangwa se n'ahandi bashobora kujya. Ariko nkubwiye ku rwego rusange abaturage ku ruhande rw'u Rwanda bakomeje gushimangira ko bafite icyizere mu nzego z'umutekano w'u Rwanda, kuko kuva intambara yakubura ku ruhande rwa 23 muri iyi myaka 3 irenzaho amezi makeya, Kongo yagiye igerageza gukurura u Rwanda muri iyi ntambara, ariko u Rwanda rukabyirinda. Muribuka yuko bagiye barasa ibisasu ku ruhande rw'u Rwanda, bagiye bakora ibiki byose, bagahotera abaturage, bagashimuta inka zabo aho bita mu kibaya hariya za Kabuhanga nahegereza Busasamana hariya aho bita mu kibaya. U Rwanda rukirinda gusorwa muri iyo ntambara. Abaturage rero bari muri aka gace Divin, nakubwira ko muri iyi myaka 30 ishize ibibazo byaberaga ku rundi ruhande rw'umupaka barabirebaga. Kuva abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi bahungira muri Kongo, bamwe muri bo nabo bari barahunze barongera baratahuka. Kuva intambara zabaye muri Kongo barabikurikiraga bibari hafi. Ubona yuko bamaze kumenyera, nubwo wenda ntawe umenyera iki, bamaze kumenyera ibera ku rundi ruhande rw'umupaka, bamaze kumenyera imyitwarire y'abaturanyi babo, ariko icyizere bafite inzego z'umutekano kikaba kiri hejuru. Umuntu akaba yanabihuza n'ibyagaragajwe n'ubushakashatsi butandukanye bwabo bwa RGB cyangwa se Sena bugaragaza ko bafite icyizere inzego z'umutekano hejuru ya 99%. Urebye muri rusange u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi bukomeye cyane, ntabwo ari ibintu ubona ngo ubiboneshe amaso yawe, ahubwo wanabyibazaho. Aho ugeze hose, haba kuva Kabuhanga, haba ahitwa za Busasamana, haba za Cyanzarwe, haba mu mirenge nka za Rubavu, aho ugeze hose naho mu mujyi wa Gisenyi, urabona ko abaturage bari mu mirimo yabo isanzwe, abidagadura bakidagadura, uko bavuga bati twebwe ikijyanye n'umutekano twizeye ubuyobozi bwacu. Abayobozi bafite ukuntu babanye n'abaturage, bafite ukuntu bavugana, kwa kundi ko abantu barebana, umuntu akakureba ukamenya icyo akubwiye nta n'ijambo aravuga. Ibyo rero ubona ko biri ku rwego rwo hejuru, binashimangira ko buriya Divin ikintu kijyanye n'imiyoborere, ubuyobozi bwegera abaturage ubona bafite icyizere ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane Kagabo, reka tugushimire. Ubwo turaza gusubira mu zindi gahunda, ukomeze udukurikiranire ibijyanye n'iyi nkuru. Turasubira, turagushimiye. Murakoze neza bashe. Ukomoje Jean Pierre Kagabo ku kijyanye n'icyizere abaturage bafitiye ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano by'umwihariko, ariko iki cyizere n'iri humure byanashimangiwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda. Umva icyo yavuze. Hari icyo nabasaba mbere na mbere no kugira icyo mbizi. Icyo nabasaba nuko bagendera ku mabwiriza abayobozi baba abayobozi ba gisivile, baba abayobozi ba gisirikare. Ikindi nuko umutekano urarinzwe. Umutekano urarinzwe ku nkiko z'u Rwanda. Ngira ngo mwize no kubona abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bashyiraho amafoto, amashusho, abantu mu mujyi wa Gisenyi bajya mu kazi kabo nta kibazo, ndetse aho imipaka ifunguye banambuka ari urujya n'uruza. Kuri iki ngicyo cyo nta kibazo gihari. Umutekano urinzwe, ababishinzwe, ndetse no kuba hagira n'abashaka kwambuka baza mu Rwanda n'abashaka kwambuka bajya muri Kongo, uyu munsi nta kibazo gihari.
uretse ko gusa uyu munsi twumvise yuko kuri petite barriere ho guverinoma ya Kongo yahafunze ariko grande barriere irafunguye. Ntabwo rero abaturage baturiye hariya baturiye inkiko z'u Rwanda kumva amabwiriza bahabwa n'abayobozi babo nk'uko bivuze gisivili gisirikare no gukomeza kujya mu kazi kabo uko bisanzwe nta kibazo gihari. Nibyo koko amasasu abegereye umupaka barayumva, message turazibona, ari umuntu ku giti cye muzanye akabwira ati turimo turayumva rwose dufite n'ubwoba. Kuri ibyo ngibyo twari tuvuze uvuga uti amasasu se yahagwa yagera gute, bijya bibaho, birashoboka. Hari abantu bashobora kwibeshya cyangwa se bakabikora nkana, binabaye nabwo abanyarwanda babimenyeshwa kandi bakabimenyeshwa mu buhe buryo bikozwe. Ese ni umuntu ubikoze nkana? Ese nuko nyine bari kurwana begereye umupaka igisasu kikaba cyagwa mu Rwanda? Ibyo byose biragenzurwa, nta mpungenge zihari, icyaba cyose abanyarwanda babimenyeshwa. Nta mpungenge zihari, icyaba cyose abanyarwanda babimenyeshwa. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Maître Gasominari. Turavuga ngo turitega iki? Intambara mu marembo ya Goma iracyahari, ariko kandi ntitwabura kuvuga ko nyine hari izo mpungenge ku baturage ku ruhande rw'u Rwanda, ariko inzego zirabamara impungenge. Ariko se ko iyi ntambara n'ubundi tutavuga ngo igiye kurara irangiye cyangwa izarangira ejo, twitega iki mu bihe biri imbere? Niba nyine iki cyumweru twavugaga mwagerageje gutindaho kigaragaje ibintu bikomeye nk'ibyo mwavuze. Nge nibaza ko icyo abantu bakwitega nuko twizera tudashidikanya ko nta kintu kitajya kigira iherezo. N'iriya ntambara rero nayo izagira iherezo. Urabibona yuko n'isi yose yahagurutse, nubwo ihaguruka igakora ibidakwiriye, kuko iyo urebye amatangazo abantu birirwa bandika n'ayo basohora, ubona yuko nta bushake bwo gukemura ikibazo buhari. Kandi mu by'ukuri iyo tubivuga ntabwo tuba dukabye. Mu burasirazuba bwa Kongo nta kibazo kitakemuka gihari, ndetse niba hari n'ikibazo cyoroshye gukemura, ni ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ko abarwanira iriya ntambara ibyo basaba ni ibintu byoroshye. Gufata Goma bishobora gutuma leta ya Kinshasa yemera kujya mu biganiro na M23? Ntabwo nabihamya, kuko Perezida Tshisekedi avuga yuko uretse no gufata Goma, niyo baba bageze mu marembo y'aho akorera atazaganira nabo. Niyo mpamvu mvuga yuko ubutegetsi buriho uyu munsi. Wowe se ubona ari seriye? Wowe wagendera ku byo yavuze? Nyine nibyo mvuga, ubutegetsi buriho uyu munsi muri Kongo ntabwo bushaka gukemura ikibazo. Ariko umutwe wa M23 nufata umujyi wa Goma, nuvuga ngo bizahinduka. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera